hano banyita Rocky. Bimeze bite? Ubundi mu byorezo nitwa Rocky 19. Bimeze bite? Kabagereho mwese. Ubwo nimba nyine mu byorezo ndi Rocky 19, ubwo abandi basobanuzi bari muki? Bari mu kato k'imyaka nk'ijana. Nabashyize muri lockdown. Bimeze bite? Hari ukuntu rero ngo nabonye ngo ipusi idahari, imbeba ziha kuba zibyinira ku meza zivuga ngo nkwe. Nigarukiye twirebera episode ya mbere bakise Diabolero. Okay, ndi kumwe na Gabi yo kubikeri muri studio. Ni uzanye Diabolero. Bimeze bite? Aga season k'uyu mwaka kameze neza nyuma ya Papa Cyangwe. Reka biba abataramira mpereza urwunge aho mbe nkwa ku rwunge. Mbona ukuntu ni iki ni ari mutetsi mwiza utagira ubugugu. Ni ibiki biba biryoshye bitarimo umunyu? Biraryoshye bidafite umunyu. Mutetsi mwiza utagira ubugugu. Okay, arirekura ntago ari ikijuju. Hejuru si Jean Kweli nabucucu. Hejuru mutetsi mwiza utagira ubugugu. Arirekura ntago ari ikijuju. Hejuru si Jean Kweli nabucucu. Kano k'ibihanga wishega si wapfa kunduma. Kuko ufite ururimi n'amacandwe wenda wamvuma. Kututsu nagukunze kera sibwo ngukunze ubu. Y'ububu arusha abafana umweru n'ubururu. Ngize ubwoba mbega inyama ihenze sihene nabyiya byinshi ni pege ndeyiyokereza ngendana umushito undi inyama nk'umushinwa bw'abanyamerwe. Baya kuntutu umbuye amabara yawe kuntutu oya baya kuntutu rekera kupera ngoma kuntutu urusurukana mamushka marushurugomo itireri fakoroje Kigali ri trending hejuru amahano twaraminuje gauna magatomera inyuma nsunika iyi speed iraza gutuma tunavunika iyi kuntutu ndawatanga terisari ubu butamu wallahi busumba ijuru. Mfite ikiboko reka njyewe nkubita igikoko kuntutu munda reka nkukorere koro sindi buguheka uyu munsi ndarara irondo indya nkuryo uyu munsi byo twe dufite job masaha yabaye menshi nawe ufite pressure ndasohora iyi myanda kuko byo birenze pressure yewe ga ntakubise imbwa byo yaba umusega zakuvana i Kigali wirukanse na gatuna zaka iminota ni sate ndi chat nzagafone kuri chat nambaye godiyo kuko ntegereje match kuntutu waneye inyota nyeneye WhatsApp. Baya kuntutu umbuye amabara yawe kuntutu oya baya kuntutu rekera kupera ngoma kuntutu nimba ukorana na AOG kabisa. Aka kana ariko rakumva ndetse nimba ukeneye ofisi ya nyayo abantu mukodesha ama ofisi ahantu hakodeshwa ofisi heza ni muri AOG. Tubafitiye ama ofisi y'ubwenge kandi kuri make 50,000 ku kwezi. Za ofisi ariko nimvugo ofisi nyine wumve nk'izo muri White House. Mbonye ari rwo rugero rwa hafi cyase zo muri Rock Entertainment. Nanone bano bantu nanone AOG ni abantu bagukorera consultance muri business zawe cyase muri gahunda yawe yose waba ufite ijyanye n'ubucuruzi bwawe ndetse kandi bafite gahunda yitwa ingenzi aho wewe ugenda bakaba baguhugura mu buryo bwo kwihangira umurimo tegura umushinga n'iki noneho iyo urangije ayo mahugurwa y'ibyumweru 12 ubasha kuba wabona amahirwe yo gutsindira miliyoni, tuguhemba miliyoni yo kugira ngo ujye kuba wateza imbere umushinga wawe. Ku bindi bisobanuro byinshi kugira ngo unamenye uburyo bano bantu barenze ngiye ntago nabo uavuga ibyabo bwakwira bugacya, fatiye nimero yabo ubahamagare sibyo bagusobanurire. Noneho kugira ngo unemere ko barenze urebe ijambo basoza bakubaza urebe wakirutese utagannye AOG gana AOG cyangwa uhamagara iyo nimero bagusobanurire byinshi ku byo bakora.
none reka nzi niyicira amagini n'ubundi ngiye nta bukwe mfite simubizi sinabibabwiye ni ntatwika hano hantu ngo hashye nimuzanterekere bimese bite nuko dutangiye filime yacu urebe amasaha y'ijoro mu gicuku Rocky 19 mu byorezo niko nitwa ubundi umpamagara ukina uzarebe ko ngiye nzakwitaba nyina se noneho sinjya nyina sinkina n'akazi nyina niko tomoni yanjye buretse uzuribi ndikumva n'abaririmbira kandi bakavuga ngo barajya hehe ku ijoro ritabaye nakize ndurwembe hano hantu hagiye kugoromana hari ukuntu noneho hari ukuntu imbwa ngo zirota intare yataye amenyo ngo zikabyuka zayatoye hari nabo numvisha avuga ngo icyamaro kagata mikoro nkabyuka nayitoye iri yasobanurisha nanjye naba nkawe ntago ari mikoro arabari baraserevuye ngo Rocky yarwaye ngo nkwe bajya muri filime zanjye nasaga nkaho bazikiniramo sha baratarazamuka dore sura y'icyakuru uyu mwana murakibonye ariko dore AOG babantu nakubwiraga ufate nimero zabo ngari bagusobanura byinshi kurushaho wakira utudakoranye na AOG. You deserve much respect. Nibwira ibyuya kugira ngo urye. So much respect. Yeah. You deserve much respect. Niba ubyuka tonda ujya muri haso